dore umuhanda ubona gutya uteyemo ibishyimbo kujya hariya hepfo, ni umuhanda ugera kuri bino bibanza bine. Iki ngiki kiri hano kizitiza imiyenzi ahangaha, n'iki kiri hano gutya, ndetse n'ahangaha mpagaze hano, ndetse n'ahangaha. Izo ngo ni ibibanza bine byose bingana, kimwe gifite 15 kuri 25, kimwe 15 25. Ibibanza bine biri hamwe, umuhanda wabyo urimo hagati yabyo. Ano mazu ari hepfo ubona n'ariya mapoto y'amashanyarazi ari kuri wa muhanda umwe twagezeho kuri ka kazu gato hano hirya. Reka nze manuke gatoya ku buryo bugaragara uhita uhabona neza. Ndimo ndamanuka muri uyu muhanda uri hagati y'ibi bibanza, nuko bateyemo ibishyimbo ubona ko nta myumbati irimo, kandi n'uyu muhanda ukase. Kandi icyiza cy'Ubugesera nubwo ari ibishyimbo gutyo, ariko ushatse no kunyuzamo imodoka yahita inacamo kuko nta musozi urimo. Kuko n'ubundi ni mu muhanda, n'uhahinga arabizi ko ari mu muhanda kandi uba waraguzwe. Rero ahangaha ni wa muhanda uhita ubona hariya hirya, kuri ya nzu uri kubona hariya ahantu hunze urutoki, ni kuri wa muhanda uzamuka gutya ujya muri ya santere. Ni hano rero, kuva hariya hirya kuri wa muhanda munini ugera hano ni metero nka 50. Bya bibanza byacu rero dore ngibi hano rero haruguru, ibyo bibanza bine. Hanyuma rero ugahitamo icyo ushaka.